Umukobwa yari yahawe invitation rwose y'ubukwe yanabwitabira, ariko muri ubwo bukwe umugore uhari yaje kuvuga ati uyu mugore rwose niwe mugeni wanjye tugiye gushyingiranwa. Gusa mbere yuko anagira n'icyo bikoraho, umukozi wari aho ngo bagize gutya baramubaga, amaraso atangira kuvamo. Mu gihe batangira kumera nk'abiserebuye, yagize ubwoba, ariko mu kubireba abari aho ngaho ubona ntabwo bibatunguye, batangira kubiseka. Wari aho ngaho atangira gufata bivanga n'amawayini, atangira kugenda seriva abantu ku meza bari aho ngaho rwose, bakagenda bafunga iminwa yabo bakabirya. Ariko akiri aho ngo yaje kumenya ko abantu ari kureba atari abantu basanzwe, ahubwo ari amavampaya atangaje. Yigize nk'aho agiye kujya ku bwiherero, ariko mu kugenda abarinzi babaye nk'abamuhagarika, ameze nk'umaze kujya mu matwara y'igisamagwe. Bahise amubwira ati rwose kukubona rwose ni ibintu byari by'ingenzi cyane, kuko nari maze igihe kinini nkushaka cyane, imyaka myinshi. Rero amaraso yawe nta wundi muntu yafite, uyu munsi ngomba kugufata nkakugira umugenzi ugakora ubukwe. Yahise abwira abapagasi be, bafata wa mukobwa bamana muri basement, bamushyira ahantu mu gisanduku, baramukingira. Mbere yuko ava ku bintu ariko yatangiye kumva hari umuntu wakinguye, akingura icyo kiva bari bamushyizemo. Arebye abona ni umukecuru uje kumutabara, ambwira ati nakoraga iwanyu, avuga ati nayo inshuti na nyogokuru wawe rwose, ni mpamvu nahisemo kuza kugutabara, kuko ati wowe na nyogokuru wawe mwari abantu badasanzwe, mufite amaraso rwose akundwa n'amavampaya babatembera mu mubiri. Ni nayo mpamvu uriya mwami w'amavampaya yarakeneye amaraso yanyu, kuko nta maraso adasanzwe nyine yatuma ivampaya idapfa ibaho ubuziraherezo. Ambwira ati rero niyo mpamvu baramutse noneho babikoresha amaraso yawe bakugira ikintu bazajya banyunyuzamo amaraso, n'ubundi wowe ukaguma aho ngaho iteka ryose uri cya kintu. N'amavampaya ko asinziriye, reka turebe ngo ko twacika. Bagize gutya bavuga ati reka ducike. Gusa mu kugenda hari ibyumvikanye, hari buca umunyama yabaye nk'ubumvishe. Rero akomeje arirukanka nyine, asohoka aho ngaho abarinzi batangira no kumubona bamwirukaho. Agira gutya yishyira muri wooden cabin ahantu munsi y'ikimeza, ajya gukita yihishamo. Gusa mu kanya icyamutunguye nuko yaje kubona ari ahantu babagira ayo mavampaya bagira rwose. Bazanye wa mugore wari wamutabaye wa mukecuru, bamushyira aho ngaho rwose, ubona ko amaraso cyemvi cy'amaraso kiri kugenda kimanuka. Aza kubona ko nta kintu yakora usibye ko yagize gutya ararira. Akirira wa munyama yumva rwose atangiye kumva ibintu biri kuvuga. Ako kanya Eli aravuga ati baramvumbuye bindangiriyeho. Ariko ako kanya yahise agira gutya arirukanka, ahita akingura umuryango, ahita akinga, ahita afata ikintu cy'ikibaho, ahita atambikamo aho ngaho. Wa munyama asigaramo aho ngaho ari kuvuga ati kucya ncitse koko. Arakomeza arirukanka, yakomeje kwiruka mu mashyamba iminsi isaga 2 n'igice. Ageze ngo yaje kubona akagigi gatoya kari muri distance ariko itari nini cyane, ariko nyine byari bimaze kwibona ko ari mu kajoro rwose. Ahantu hose n'ahantu ari kwaka amatara reka. Yarakomeje gusa ageze ahantu ku nguni, asanga urugo rw'umusaza n'umukecuru. Arangije abasaba ubufasha, ati mumfashe munyingurire. Bajya gutya baramukingura rwose mu rugo rw'uwo musaza. Umukecuru ari uhari arabanza amushuhiriza akantu ko kunywa k'agacyayi. Umusaza kumbe yari ibyo ari guhamagara, ameze nk'uri guhamagara polisi, gusa umukobwa atarabimenya. Umugore arangije aramubwira ati zana nitabe nuvugere kuvuga. Gusa umukobwa agize gutya ahindukiye areba gutya aho ngaho muri akazi kabo gatoya, hari ifoto yabonye. Ifoto yaje kumutungura cyane, kuko iyo foto abantu yabonaga muri iyo foto ya mavampaya yavuye muri ya kaso ahandi yarari. Arebye abantu bari ku ruhande babiri rwose, abona ni wa musaza n'umukecuru bimeze nk'ari abakozi babo. Arangije aza kumenya yuko bashobora kuba bari guhamagara polisi muri kaso ngize kumufata. Gusa ntiyabivuga, atangira nyine kubona rwose, atangira no gukeka ko akantu ariko bamuhaye gashobora kuba karozwe. Yanga kubigaragaza, ariko atangira gupanga indi mipango y'uburyo yagira gutya agacika, yigira nk'ari kunywa ka gacyayi, ariko ari ibindi ari gupanga mu masegonda ari buze gukurikiraho. Ifilimi niba ushaka kuyireba yitwa The Invitation, genda ushaka kuyirebe.